nongeye kubasuhuza mwese mukunda kandi mukurikira On Time TV muri hirya no hino yaba mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afrika, namwe mwese mutwumvira hanze y'umugabane wa Afrika. Muri kano kanya rero On Time TV tugiye kubaganira ku buzima bwa Robert Oppenheimer. Uyu ni umugabo wazanye urupfu muri nosi ya Nyagasani, dore ko buri gihe uko habayeho intambara mu isi, ino ntambara ihanganisha kimwe mu bihugu bitunze intwaro kirimbuzi, hakahita hibazwa ku mugabo wazikoze ku nshuro ya mbere, akaza ubushobozi bwo gutsemba buri gihumeka kiboneka mu isi. Na wundi ni Julius Robert Oppenheimer, wakoze ibisasu kirimbuzi bya mbere byaroswe ku miji y'Abayapani mu ntambara ya kabiri y'isi. Akaba yaravukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 22 Mata mu mwaka w'1904. Nibyo tugiye kuganiraho mbere yuko tumuganiraho mu buryo burambuye. Ndagusabye umwandire subscribe utarayikora, hanyuma ukande like wungurikiye wamaze gukora subscribe, ugize igitekerezo, ikivuzo ndetse n'inyunganizi ku makuru tukugezaho n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye, utwandikire muri comment, ari nako ushobora gukora share ukabisangiza n'inshuti zawe. On Time TV tugiye kugaruka ku buzima bwa Robert Oppenheimer wazanye urupfu umwisi. Julius Oppenheimer wakoze ibisasu kirimbuzi bya mbere, reka umugarukeho. Nubwo yavukiye muri Amerika, ariko ababyeyi be bari Abayahudi bimukira muri Amerika bavuye mu Budage. Reka duhere ukuntu yari umuhanga bitavugwa, dore ko amakuru twatohoje twakoreye itoza rikomeye avuga ko Oppenheimer yari umuhanga mu rwego rwo hejuru, ku buryo yari azi neza indimu 8, akaba yaranize ubugenge muri kaminuza ya Harvard imyaka igera kuri 3, aho kuba ine nk'iyo abandi bigaga. Uyu mugabo yari igitangaza ku rwego adashobora kwiyumvisha, kuko yari umuhanga mu buvanganzo ndetse na filozofiya, uretse ko n'ubundi utakora intwaro kirimbuzi udafite ubuhanga buhambaye. Kubera kumera igihe kirekire mu bitabo, yageze aharwara indwara yo kurakazwa n'ubusa, kandi akirirwa ashwana n'abarimu bamwigishaga, kugeza ubwo yakoze uburozi muri laboratwari bwo guha mwarimu we batumvikanaga gusa ni ibwa amugeraho. Reka turebe rero uko byagenze ngo Oppenheimer akora intwaro kirimbuzi, dore ko rwose kuri ubu ngubu afatwa nk'umwe mu bantu cyangwa se nk'umwe rukumbi wazanye urupfu mwese. Byagenze bite ngo Oppenheimer akora intwaro kirimbuzi? Mu mwaka w'1930 nibwo mu Burayi hazamutse ubutegetsi bw'igitugu, kandi bwari bufite urwango kuri bene wabo w'Abayahudi. Ibyo ubwe yarabyumvishije neza, yumva ko bene wabo bagiye guhura n'akaga. Kubw'ibyo mu mwaka w'1939 yahamagaje umuyahudi mugenzi we Albert Einstein, nawe wari umuhanga mu bugenge, hamwe n'abandi barimo Leo Szilard ndetse na Eugene, ngo baburire ubutegetsi bwa Amerika ko Abadage bari gucura intwaro z'ubumara. Tubibutse ko igitekerezo cyo gucura intwaro z'ubumara cyatangiye kuvugwa mu mwaka w'1930. Abadage bari baratangiye kubigerageza mu gihe intambara ya kabiri y'isi yatangiraga. Oppenheimer na bagenzi be bashakaga kumvisha Amerika ko nayo bayifasha kubikora. We, Leo Szilard ndetse na Eugene Wigner nibo bari bafite ubumenyi bwo gutunganya ubutare bwa uranium mu bukurwamo intwaro kirimbuzi. Oppenheimer yitabaje Albert Einstein nk'umuntu wari ikirangire muri Amerika, kugira ngo yumvishe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwaga Franklin Roosevelt ko bagomba gutanguranwa n'Abadage gucura izi ntwaro. Reka turebe uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye gushora akayabo mu mushinga w'izi ntwaro. Nyuma y'uko Einstein yandikiye perezida Roosevelt ibaruwa akamusobanurira uyu mushinga, mu mwaka w'1942 Manhattan Project, umushinga wo gucura intwaro kirimbuzi, waratangiye. Nyuma y'imyaka 3 Oppenheimer ayoboye umushinga, ibisasu kirimbuzi byarakozwe binaterwa ku miji ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani. Byamugendekeye bite se nyuma yo gukora izi ntwaro kirimbuzi? Julius Robert Oppenheimer nyuma yagizwe umujyanama mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku by'ibisasu kirimbuzi n'intwaro z'ubumara.
nyamara uyu mwanya niyawurambyeho kuko nyuma y'uko ibihugu by'abasoviyeti nabyo byari bimaze gukora intwaro kirimbuzi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda yatangiye gukorwaho iperereza ko yaba ari intasi y'abasoviyeti. Nubwo nta kimenyetso bigeze babona ko ari intasi, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kane yirukanwe mu kazi anabuzwa kugira aho atarabukira, byongeye banamubuza kugira inama yakongera kwitabira. Nyuma y'uko Amerika yakomeje kujujubya uyu mugabo, ishyirahamwe ry'abahanga muri siyansi ryarahagurutse risaba leta kureka gutesha agaciro no gusuzugura umuntu wakoreye igihugu igikorwa cy'indashyikirwa. Bityo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri umwuka waje kuba mwiza hagati ye na leta, maze yongera yemererwa kwisanzura. Perezida John Kennedy yamusubije umwanya yari afite mbere, ariko undi arabigarama. Bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu Perezida Lyndon Johnson yaje kwambika Oppenheimer umudari w'ishimwe uhabwa abantu bakoreye leta zunze ubumwe za Amerika ibikorwa by'indashyikirwa. Muri kwibaza ngo yaje gufate iherezo rye ryabaye irihihe, reka tugaruke ku rupfu rwe, aho Julius Robert Oppenheimer wanywaga itabi ryinshi cyane tariki ya 18 Gashyantare 1937 yaje gushyira mu mwuka yishwe na kanseri. Ubuzima bw'umukurambere wahaye ikiremwa muntu ubushobozi bwo kwisenya mu ntwaro kirimbuzi buza kurangirira aho ngaho. Muri kwibaza ngo mu gihe yari akiriho byagenze bite? Rero mu gihe yari akiriho yatangaje ko iteka yahoraga ashengurwa n'ibisasu yakoze bigasenya Abayapani, bikaba byaranakwiriye isi umwaka umwe, bikaba byaragize gutya rwose, bikaba byarayirimbuye. Ubwe yakunze kumvikana avuga ati, nyimara kubona iki bisasu kirimbuzi nakoze byakoreye Abayapani, nanjye nibonaga nk'urupfu. Ngaye nguko rero abantu benshi bitaguye umugabo wazanye urupfu mu isi, ndetse yakinweho filime nyinshi zigiye zitandukanye. Mugire ibihe byiza. Mu kanya turaza kubagezaho inkomoko, mu kanya mu makuru turi buze kubagezaho banywanyi bakunze ba On Time TV, turi buze kubagezaho inkuru nziza, inkuru iryoshye cyane, aho turi buze kubagezaho inkomoko y'umukino w'urupfu. Dore ko abakunzi umupira w'amaguru iyo hari umukino ukomeye bakunda kuvuga bati uyu ni umukino w'urupfu, nyamara nubwo babivuga gutya ariko byanya by'umukino wabayeho. Mukomeze mugire ibihe byiza, muryoherwe n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza On Time TV dukomeje kubategurira, byivugwa muri politiki, mu buzima, mu mikino, mu muco, mu iyobokamana, ndetse n'utundi. Ngendela Pascal Papa, kanda like, ukore share, nibagirwe no gukora subscribe.